bagahungira mu gihugu cya Uganda bitewe ngo n'ihohoterwa. Kubera icyo umuntu ahitamo kwica mugenzi we? Kuko bahawe intebe aho kuyicaraho bakayihagararaho. FPR ni icyogajuru cya Satani. In the name of Jesus Christ. Nkuko Mose yabitubwiye, utazi yavana amenye yajya, nimuze tujye inama kurora byose vuba. Amahoro nshuti bakunzi bagorora byose vuba, turagarutse nanone muri studio za gorora byose vuba, tuje kuganira ku ngingo yerekeranye n'imibanire itari myiza mu ngo ikomeje kugenda irushaho kugaragara cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Tuganira twibaza ibibazo bitatu by'ingenzi mu kiganiro cyacu. Ikibazo cya mbere turibaza ngo ese gusenyuka kw'ingo mu Rwanda bifitanye isano na FPR nk'ishyaka riyoboye ubutegetsi? Ikibazo cya kabiri turaza kwibaza ngo mu gihugu kizima leta igira uruhe ruhare mu kubanisha umuryango cyangwa se mu mibanire y'abashakanye? Ikibazo cya gatatu ari nacyo turi buze gusorezaho dushaka igisubizo cyacyo, ni iyihe myitwarire ikwiye abashakanye mu bihe nk'ibi tugezemo? Ikaze mu kiganiro cyacu, ariko mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu mu buryo bwimbitse, reka tubanze twumve n'aya makuru yerekeranye n'imibanire itari myiza mu Rwanda. Ibinyamakuru nagerageje gusoma hirya no hino mu gihugu hose hari kugaragara impfu cyangwa se gusubiranamo kw'abashakanye. Nko mu Bugesera hari ahantu umugabo yishe umugore we, ejo bundi mu minsi nk'ingahe ishize hari ahantu i Musanze naho umugabo yishe umugore we, mu Majyepfo naho hari aho twumvise naho umugabo yishe umugore we. Ibyose rero nibyo biteye gukora iki kiganiro, kuko umukristo mwiza cyangwa se umuntu wamenye Imana by'ukuri, ibi byose biratureba by'ukuri. Abashumba cyangwa se abahamagariwe umuhamagaro bakwiye kwibaza ngo ni ukubera iki abantu Imana yatubwiye ko umugabo n'umugore iyo bashakanye baba babaye umwe? Kubera iki umuntu ahitamo kwica mugenzi we, kumwambura ubuzima? Reka tubanze twumva aya makuru hanyuma tugaruke tujya mu kiganiro cyacu mu buryo burambuye. Abagabo bo mu murenge wa Matimba bavuga ko mu rwego rwo guhunga amakimbirane bafitanye n'abagore babo birinda ko babafungisha bahitamo kwigendera bagahungira mu gihugu cya Uganda bitewe ngo n'ihohoterwa bakorerwa n'aba bagore bashakanye. Reka tubaze mugenzi wacu Yvan Damascene Iradukunda. Iyi nkuru twifashishije murabyumva, umunyamakuru atangiye avuga ngo kubera abagabo guhohoterwa mu karere ka Nyagatare ngo bahitamo guhunga igihugu bakigira mu Bugande. Reka dukomeze twumve. Urugero rw'aba bagabo mu murenge wa Matimba mu karere ka Nyagatare baganire na B+ TV, aho bamya ko abagabo kubera guhohoterwa n'abagore babo bakirinda kugaragaza ihohoterwa ryabo bahitamo kwambuka mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, ndetse ngo ibi babona ko nta gikozwe mu rwego rwo kubarengera bose baziyambukira. Ikindi kandi ngo babona hari uburyo abagore bumvisha uburingane n'ubwuzuzanye nabi, kuko bahawe intebe aho kuyicaraho bakayihagararaho. Umugore abashaka murumva muri iyi nkuru umunyamakuru aravuga ati aba bagabo bo mu karere ka Nyagatare ikintu bakomeza guhurizaho, baravuga yuko abagore bahawe intebe nabi aho kuyicaraho bakayihagararaho. Iki ni ikintu tutahwemye kubabwira muri gorora byose vuba. Twababwiye ko mu mayeri ya mbere Satani akoresha ni ukuza yiyambitse umwenda w'umucyo cyangwa se yiyambitse isura yo kuba aje gutabara cyangwa se agambiriye icyiza, ariko muri rusange agenzwa n'ikibi. Ibi byose ntabwo byakabayeho iyo haba hariho ubutegetsi buzima, habaye hariho leta nzima idakorera mu nyungu z'umwanzi Satani. Reka dukomeze twumve aya makuru hanyuma tugaruke tujye mu kiganiro mu buryo bw'indi. Imitungo twashakanye none ndabona bindambiye kandi nshaka uburyo bakora divorce kuri mutungo, niho ibintu bikomerera. Hari igihe umugore agomba kuvuga ati dufite imitungo kandi nikarakashije tugakora divorce, ya mitungo nabonamo bafashanye n'abafatiye. Byinshi birahari, benshi birahari, nk'umunyabuzi wacu birahari.
amaraso imitungo isoza agiye mu nkiko. Inshuti bavandimwe bakunzi bagora byose vuba, ibyo ari byo byose reka twemeranywe neza yuko kugira ngo igihugu kibashe gutera imbere nuko kiba gifite abantu babanye neza mu miryango yabo, ingo zihagaze neza, abashakanye bahagaze neza, bafite uburyo bwiza bafashwamo na leta mu kurera abana babo, bafite mbese ibikenerwa byose byo kugira ngo umuryango ubashe gutera imbere kandi n'igihugu kibyungukiremo. Rero nk'uko twabibonye, FPR muri rusange twebwe nkagora byose vuba tubona ari icyogajuru cya Satani mu karere k'ibiyaga bigari. Nituvuga iri jambo nimutekereze ko twe turwanya ubutegetsi runaka, oya, icyo turwanya ni amayeri Satani akoresha. Byamaze kugaragara rero yuko FPR nta kintu cyiza cyayizanye muri aka karere k'ibiyaga bigari. Twababwiye yuko uko yashyizweho mu nyungu za Mpatsibihugu, yashyizweho mu nyungu z'abanyabubasha b'iyisi kandi abanyembaraga b'umwijima, bityo rero ntago igomba gukora mu nyungu z'abandi bantu cyangwa se mu nyungu z'abaturage, kubera yuko ntago abayishyigikiye cyangwa se abayihaye ubwo bubasha nta nyungu bafite mu mibereho myiza y'abatuye akarere, nta nyungu bafite mu mibereho myiza y'abene gihugu. Ni nayo mpamvu niba tumaze kwemeranywa yuko ikibazo cya mbere twatangiye twibaza, twavuze ngo ese gusenyuka kw'ingo mu Rwanda bifitanye isano na FPR, igisubizo ni yego. Kubera iki rero? Impamvu turayisanga muri Bibiliya. Twabwiye ko twebwe ntabwo tuba dushaka kuvuga ibintu tudatanze na fact cyangwa se n'ikimana ibi bivugaho. Impamvu ya mbere ni iyi ngiyi, turayisanga mu Baroma ibice 13, reka dusome ku murongo waho wa 3, turasimbuka dusome no ku wa 4 ndetse tugere no ku wa 8 no ku wa 10. Haravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo kugandukira abategeka. 3 hakavuga ngo abatware sabo gutinywa n'abakora ibyiza keretse abakora nabi, mbese ushaka kudatinya umutware, kora neza nawe azagushima. Haleluya, amen. Hano iri jambo ratubwira ngo ntago ukwiye gutinya umutware ngo keretse iyo ukora ibibi. None mu bintu bya mbere dushingiraho twemeza yuko bigoye cyane kugira ngo abakora ibibi batinye leta ya FPR, nuko na leta ya FPR ubwayo yubakiye ku bibi. Kubera ko twamaze kubibona yuko ikintu cya mbere, intebe ya mbere cyangwa se amaguru ahagaritse atumye FPR ihagarara ni ikinyoma. Icyo kinyoma rero tuzi neza ko boss w'ikinyoma ku isi ari Satani. Rero niba FPR ibereyeho inyungu za Satani, niyo mpamvu tuvuze ngo FPR mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no muri Afrika no ku isi, FPR ni icyogajuru cya Satani. Ni ukuvuga ngo Satani nihabonera amakuru anyuze muri FPR mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka nabyo turakomeza tubisobanure. Ari nayo mpamvu tubabwira yuko aka karere k'ibiyaga bigari kaziwe, ndetse n'ibisubizo bikenewe ntago ari ibisubizo by'imbaraga z'abantu, akeneye ibisubizo nyobokamana. Ari nayo mpamvu dusaba uruhare rw'amadini cyane cyane muri ibi bintu tuba tuvuga, kugira ngo abanyamadini bakanguke badufashe kurwana iyi ntambara y'ikinyoma n'ukuri. Niba rero umuntu adashobora gutinya FPR kubera yuko FPR ubwayo ni inkozi z'ibibi, niba rero inkozi z'ibibi umuntu nawe ari inkozi y'ibibi, ntago agomba gutinya FPR. Ahubwo abantu batinya FPR ni abantu bakora ibyiza, ni nabo bafite ibibazo cyane uyu munsi wa none, kubera yuko biri vice versa. Ntago FPR nk'uko biri bitubwiye yo wayitinya ukora ibibi, ahubwo muba muri inshuti, uburi mu nyungu zayo. Ni nayo mpamvu tubona abantu benshi uyu munsi wa none, nk'uko twabibonye no muri izo nkuru, abantu barabona amategeko atabarengera. Hano abasaza baravuze bati twebwe ikintu kidutera no kuba twakwiyongera tukigira mu Bugande nuko aya mategeko FPR yashyizeho yo kuzamura abagore nta kintu amariye urugo. Ni amategeko yo gufata abagore akabadushyirisha hejuru, ahubwo mu by'ukuri agamije kugira ngo ingo zisenyuke. Ndi umuhamya wo kubihamya. Muzi neza yuko ubu ngubu inteko y'u Rwanda yose yuzuyemo abagore. Ntabwo byakabaye ari bibi, ariko intego ituma bashyirwamo ntago ari intego nziza, kubera ko icyambere abagore, umuntu wese ufite umugore w'umutegetsi mu myanya ya leta hariya, ndabizi yuko ararera. Ntago twabona ubivuga kubera ko bahita bamwica cyangwa bakamugirira nabi, ariko nzi yuko 80% bose bararira, kubera yuko umugore cyambere aba yarabaye inshoreke z'abamushyize muri iyo myanya y'ubutegetsi.
ntabwo mumushyiramo kubera yuko ashoboye, abenshi ntibabashyiramo kubera ko bashoboye, babashyiramo kubera ko hariho ya politiki yo kuzuzamo abagore ku kigero runaka mu myanya y'ubutegetsi cyangwa se mu myanya ya leta, ariko ntagashyirwamo ahanini kubera ko ashoboye, ahubwo hari indi ntego Satani afite, ariyo na ntego nyamukuru itumye dukora iki kiganiro yo gusenya umuryango. Mwibaza impamvu niba FPR mu mahame 9 ye ubwayo yahagurukanye mu Bugande ivuga yuko ariyo mahame shingiro yubakiyeho, ayo mahame twaje kubona yuko yose FPR yatsinzwe ku kigero cya 0% na 0 sinzi ko inageraho. Niba rero yaratsinzwe ayo mahame, ntimutekereze ko byayigwiririye, ahubwo byaro ayo mahame yashyizeho kugira ngo ireshye abantu nka ba Kanyarengwe, ireshye abantu nka ba Bizimungu, ba bantu bagendera ku nyandiko, ba bantu bagendera ku bivugwa, ba bantu bagendera ku mategeko, ariko batamenye yuko hari ikindi kiba kihishe mu muntu ugengwa n'amategeko. Na Bibiliya cyane kitubwira yuko twebwe abizera Imana ntabwo tuba dukwiye kuba imbata z'amategeko cyane, kubera ko amategeko umuntu yakomeraho cyane aba ari wa muntu wifitemo kamere yo kuyica. Bityo rero ni nayo mpamvu ntabwo FPR ishyiraho imyanya cyangwa se gahunda zo kuzamura abagore nk'uko tubizi n'ahandi hose ku isi. Abavuga ko bafite gahunda yo kuzamura abagore n'abana n'ibindi ntabwo ari impuhwe z'uko bakunze umuryango, kubera yuko gahunda bafite ya mbere ni ukugira ngo umuryango usenyuke. Iyo wamaze gusenya umuryango rero, umuntu wamaze gutandukana n'uwo bashakanye ntabwo aba agifite imbaraga zo gukorera Imana. Umuntu wamaze kugira ibibazo byo kuba umugore wagenda akarara mu kazi akamara ukwezi atarataha, ntabwo uwo muntu yapfukama ngo asenge Imana isengesho rizamuke. Umuntu wamaze kugenda umwana we w'umukobwa agatwarwa muri Miss Rwanda akagenda akajya kugirwa indaya y'abategetsi, akajya kugirwa indaya y'abashyitsi basuye u Rwanda, abaturiste basuye u Rwanda, utambwira yuko uwo muntu yabasha kuzamura isengesho ngo asenge bikunde. Ari kubona ibyo byose biriwe. Ni ukuvuga ngo gahunda yo kuzamura abagore muri rusange ntabwo FPR yayikoreye impuhwe, yayikoreye indi agenda iri kashe. Bityo rero tugasanga muri ikiganiro cyacu twakabaye tuvuga ngo none se FPR siyo itegeka igihugu, none se murumva yabura ite gusakaza iminara yayo mu gihugu n'abagituye itaretse n'akarere k'ibiyaga bigari? Ya minara tuvuga ni ya minara yo gukora ibibi, ni ya minara yo kwibika ubusambanyi, ni ya minara yo gusenya umuryango, ni ya minara yo gusahura. Iyo ushyizeho gahunda, ugashyiraho gahunda yo gukenesha abaturage ubishaka, ukabarandurira imyaka, ngaho ibaze umugore n'umugabo bashakanye bakamara amezi 3 bahinga ibishyimbo, warangiza ukaza ukabirandura, uziko ari byo bibatunga. Ni ukuvuga ngo icyo ukoze mbere na mbere, iyo politiki ukoze niyo gusenya umuryango, ko babona nibicwa n'inzara wa mugore azajya gusambana, hagira umushukisha uza amubwira ati dore igitenge gusaza, yari uko ngewe naguha amafaranga ukagura igitenge. Ubwo muri make uba umaze gusenya wa muryango. Iyo politiki rero ikorwa, nta mukatekereza ko FPR biba byayitunguye. Ziriya politiki zose hari n'umuntu wanyongore ambwira yuko bajya guhaguruka mu Bugande, biriya bintu byose, ziriya gahunda 9 bari barapanze uko bazashyiraho ikigega agaciro, ikigega kijyamo imisanzu kandi kituzura. Barapanze uko bazashyiraho gahunda ya gira inka, aho baguha inka ikakurutsa agaciro, wowe inka ukayibera umugaragu wayo. Barapanze ibintu byinshi, gahunda zose ziriho ibiri gukoresha, mutekereza ko zayitunguye, ariko nyamara irarengeka kwereka yuko yakugiriye neza, ariko mu by'ukuri nta neza irimo. Ni ukuvuga ko rero muri ikiganiro cyacu bivuze ko niba abashakanye babaye umwe mu nyungu z'Imana, FPR nk'umukozi wa Satani, nk'umunara wa Satani, nk'icyogajuru cya Satani, nta nyungu na rimwe ifite mu mibanire y'abashakanye. Izakora iki rero? Ikizakora nta kindi, ikizakora ni ukwimika ubusambanyi kugira ngo ibi byiyongere. Ikizakora ni ugufata ya nteko yuzuyemo abagore ku kigero cya 50%, yarangiza ikabatoresha yuko batora yuko abana babo barongorwa ku myaka 18. Ni ukuvuga ngo icyo wabakoze, fata umwana nawe w'imyaka 18 umushyire mu rugo, mumbabarire mumbwira, ufashe umwana w'imyaka 18 ukamushyira mu rugo ngo niyubake urugo. Umwana nawe utaramenya kwitekerereza, utaramenya kwifatira imyanzuro, icyo ukora gukora n'iki? Icyo uri gukora n'iki atari ugusenya umuryango.
none so umwana urumva azashaka akageza ku myaka 80 akiri kumwe n'uwo bashakanye? Ntabwo bishoboka, kubera ko ntabwo ari amahitamo yiwe yo kubaka urugo. Ikindi rero kiba kibayeho ubufasha ukimika ubusambanyi, kuko wa mwana naramuka ashenye urugo akagenda akagera mu rugo akaza kumenya yuko yashatse imburagihe, icyo akora ni uguhinduka umusambanyi akajya mu buraya, aricyo ya ntego FPR bishaka, kugira ngo ibone indaya nyinshi zo kugira ngo ziyisavinge. Ibibazo rero bizakomeza kwiyongera mu muryango, ibibazo bizakomeza kurushaho kuba byinshi, kuko niba umaze gufata ukabwira abana yuko bagomba gukuramo inda, nta kindi wimitse ubusambanyi. Ntago rero umugore azashaka umugabo nibabona bakennye, umugore abure kujya gukuramo inda, kandi umugabo naramuka yamaze kumenya yuko umugore yakuyemo inda ye, mwumva ikizabaho nanone. Kandi nanone niba umugore wamaze kumwemera yuko agomba gukuramo inda, ejo nagenda agasambana, nibizaba nk'ibi ngibi twumvishe mu Bugesera, umugabo yishe umugore we. Kuko ibyo ngibyo nizo nyungu leta nibyishyigikiye nibyishyize imbere. Niba inteko yuzuye abagore tumaze kuvuga, mu nzego za leta hakaba harimo abagore kuri cya kigeza, ariko badafite umwanzuro wo kuvuga no guharana no kurengera uburenganzira bw'abagore bagenzi babo. Niba badashobora guhaguruka bavuga batari ko ababyeyi bararengana, igitsina gore kiri kurengana, kiri gukorera ihohoterwa, bari kwicwa imibare maye myinshi hirya no hino. Mu cyumweru kimwe hari kwicwa abagore 5, twe nabo menya nkagorora byose vuba. Niba bari kwicwa bazize amakimbirane mu miryango, kuki inteko itaterana kuko niba bafite ijambo ngo yige kuri icyo kibazo? Murabona ko abagabo bari guhitamo guhunga ngo bakigira Uganda. Ibyo ubwabyo ni ikibazo, kubera ko abagabo bari kuvuga yuko iyo ugiye kurega umugore nta jambo ufite. Twese turabizi hariya icyaha gikomeye cyane leta igushatse igushyiraho icyaha cyo guhohotera. Nyamara uwo ubavuze ngo wamuhohoteye, ugasanga rimwe na rimwe ni wa mwana bagize indaya, ni wa mwana systeme yagize indaya kubera imibereho, kubera ko yananiwe kwiga, yabaye indaya atangira uburaya akiri no ku myaka 10. Noneho bakamugutega barangiza bakabwira ngo wamuhohoteye ukabura funzwe. Nyamara mu gihe ubwo buraya bukorwa n'ababifitiye ububasha, ubwo buraya birwa basambanya abo bagore babandi, basambanya abo bana bakiri bato, muri ibyo birori bidafite iyo biva niyo bijya, muri izo gahunda zibaho ziba zateguwe na leta ariko z'ubwihisho n'imbaraga z'umwijima, ugasanga gahunda igambiriwe nta kindi ni ugusenya umuryango. Rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, reka twibaze ngo ni iyihe myitwarire ikwiye bashakanye mu bihe nk'ibi. Hari byinshi bikwiye, ariko icyambere na mbere abantu ntibamenye Imana by'ukuri. Iyo tuvuze kumenya Imana kuri Gorora byose vuba, ntago ari kumenya cyangwa se kumenya doctrine z'amadini, oya, ni ukumenya Imana ukabasha no kuyubaha by'ukuri ushingiye ku ijambo ryayo ryera. Ni ukumenya Imana ukamenya yuko gukora icyaha, ukora icyaha wowe ubigirijwe n'umutima hana muri wowe, udakora icyaha uvuga ngo uri gucunganwa na FPR cyangwa se ucunganwa n'undi muntu ngo wenda ni uri buguhane, oya, ahubwo wowe mbere na mbere gira umutima ugucira urubanza, kubera yuko nudushaka kugenda kuri rya tegeko rivuga yuko umuntu udakwiye ukora icyiza adakwiye gutinya leta, twamaze kubona yuko FPR ubwayo yo umuntu ukora ibibi ari we yishakira. Ni ukuvuga rero yuko ibihe nk'ibi tugezemo kugira ngo abashakanye babashe kubana amahoro, ni ukubanza kumenya Imana mbere na mbere. Ikindi cya kabiri, mukamenya yuko ubutegetsi nta gahunda bufite yo kububakira, ni mwebwe ubwanyu mufite kwiyubakira. Ibyo rero ni mwamaze kumenya Imana by'ukuri, muzabasha kuyoborwa na Roho Mutagatifu abigisha urukundo rwo muri Yesu Kristo, namwe mukundane mwubake urugo ruzima. Icyo gihe ni mwamaze kumenya yuko leta nta gahunda ifite yo kububakira, namwe ubwanyu muzakora nk'abantu muzi neza yuko muri banyamwigendaho. Niba bahayanka ibabera umusaraba, ntago inka izabatanya, ahubwo inka uwo musaraba uzababera icyungo na Kristo, kuko muzaba mugize undi musaraba w'ibigeragezo, kandi Kristo yatubwiye yuko abihanganira ibigeragezo aribo bazageza umperuka. Rero ikindi kibazo cya gatatu ari nacyo turi busorezeho, mu gihugu kizima leta igira uruhare mu kubakira umuryango. Mu gihugu kizima kitari ikiyobowe na satelite ya Satani, ubundi umuryango uri mu nshingano za leta mbere na mbere.
leta niyo ishyiraho politike nziza yo kugira ngo umuryango ube mu mahoro. Leta niyo ishyiraho gahunda zitagamije gukenesha abenegihugu. Leta niyo ishyiraho gahunda zitagamije kugira ngo urubyiruko babe abashomeri bashake imburagihe cyangwa se no kubaka bibananire bishore mu busambanyi. Leta niyo ishyiraho gahunda nziza zo kutimika ubutinganyi. Leta niyo ishyiraho gahunda nziza zo kurinda ubusugire bw'abantu n'ibyabo. None rero niba wowe umwashakanye ashobora kuza agasohorwa mu nzu ngo twabyumvise muri Nyagatare aho basigaye baza bagasohora umuntu mu nzu, umugabo n'umugore baryamye bagasohora umugabo bakamutwara bakaburirwa irengero, nkuko turi kumva ngo abana urubyiruko bari gutwarwa bakaburirwa irengero bajyanywe mu ntambara. Ibyo byose ntago bishobora kugira ngo bitange amahoro. Impamvu leta rero cyangwa se igihugu kizima cyakabaye kigira uruhare mu gukuraho inzitizi zose zituma abantu babaho batisanzuye. Cyakabaye kigira uruhare mu gushyiraho ubwisanzure, abantu bagakora ibijyanye n'ibyo bashoboye kandi ufite ubushobozi akabuhererwa akazi. None twebwe turasanga hano iwacu mu Rwanda usanga umuntu ahabwa akazi kubera yuko atagashoboye, mu gihe umuntu yakabaye ahabwa akazi kugashoboye. Ahubwo ahabwa akazi kubera yuko uri umugore w'ikimero cyiza, kubera ko uri umugore uzi gusambana, kubera yuko uri umugabo utafite icyo witayeho, kubera ko uri umugabo wakadahumeka nk'uko Kambanda yabitubwiye ejo bundi mu kiganiro. Ibyo byose bikaba bisobanura yuko iyo mikorere cyangwa se izo polisi leta ibishyizeho ntago ziba zigamije kubakira umuryango. Dusoza rero tukaba twatanga inama n'ubundi dukangurira abihaye Imana, abanyapolitike bazima kuko baharanira ukuri, yuko mwaharana yuko umuryango wubaka, kubera yuko ibi ngibi byose nta kindi bigamije, ni amayeri mpatsibihugu satani bari kwimika hano mu karere k'ibiyaga bigari kugira ngo dutakaze umwimerere n'umuco wacu. Ubundi mu muco wacu wasangaga urugo iyo bagiranye ibibazo urugo rufite ubasha bwo kubikemura. None iyi politiki barashyizweho, ntabwo umubyeyi ashobora gukemura ikibazo cy'umwana we mu gihe leta ariyo yabaye gashoza ntambara mu mibanire y'abashakanye. Ntabwo bishoboka, ntabwo umubyeyi ashobora kugenda ngo agire umwana inama mu gihe umwana yavuye mu rugo atorongeye kubera imibereho mibi y'urugo n'umuryango akomokamo. Bityo rero amahitamo n'ibiba bibiri kubaho byose baba bimeze nk'aho ari ukwiyahura. Ari nayo mpamvu igisubizo nta kindi kiba kiriho ni ukwicana. Tukaba dusaba rero yuko abanyapolitike mwagorora byose vuba, mugatekereza yuko aba bana bari kurimbuka, iyi miryango iri kurimbuka, n'ejo hazaza h'Afurika, n'ejo hazaza h'akarere k'ibiyaga bigari, n'ejo hazaza h'igihugu, n'ejo hazaza h'umuryango. Kandi ibi ngibi byose ni icyaha imbere y'Imana. Ari nayo mpamvu tubakangura yuko mwakwihana, ari mpamvu tubakangura yuko mwakwiyeza, kuko iyi migenzereze ntabwo ari imigenzereze ya kimuntu, ni imigenzereze ya kinyamaswa. kandi ibi bikorwa n'izi mbuto muri kubiba ni imbuto y'umwanzi Satani. gorora byose vuba. Abanyamadini rero mukwiye gutekereza cyane, ndetse iki kintu kikabahangayikisha, kugira ngo niba koko inshingano yanyu nyamukuru ariyo kuragira intama z'Imana, ntago waragira intama zifite ibibazo bingana gutya. Nayo mpamvu mukwiye kugira uruhare rwa mbere wo kubirwanya. Niba FPR ubwayo yarishe amahame 9, yari 8 yishyiraho ryo kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo, none se ko byose ayo mahame nta na rimwe yubahirije, yose kifite 0, ninde uzarwanirira intama zanyu bashumba mwe? Aho intama zanyu ntimuzigabije ibirura, mutekereze kabiri. Akarere k'ibiyaga bigari rero kazakomeza kugira ingaruka z'iyi mitwarire, kubera yuko ubu mwanya tuvugana mu Rwanda umuco w'ubusambanyi uri kugenda ufata indi ntera, ndetse biri kugenda birushaho gufata indi ntera, kubera yuko mu karere bimaze kugaragara yuko cyangwa se bimaze kumenyekana yuko indaya z'umwuga cyangwa se indaya zabigize umwuga zikomoka mu Rwanda. Ese ntabwo ari igisebo? Murumva icyo kintu ari ikintu twakabaye dushima, mu gihe abandi bari kuexporta zahabu, bakaexporta ikawa, bakajyana ku isoko mpuzamahanga imirimo y'amaboko yabo.
natwe turi kujya gucuruza uburaya, turi kuzana abakerarugendo mu byo dukurura, mu bikurura abakerarugendo ugasanga harimo n'abana bacu turi kugurisha. Ibyo ntabwo ari byiza. Leta mwikubita agashyi, nubwo wenda nzi ko bidashoboka, ariko abakozi b'Imana b'ukuri, haba mu butegetsi haba no mu bihaye Imana, mufite umukoro ukomeye, kandi nimwemera mukumvira umuhamagaro, mukumvira ijwi ribabwira ngo mugorore byose vuba, umwami azabashoboza kumenya icyo mukora kugira ngo akarere kabone amahoro. Tugana rero ku musozo w'ikiganiro cyacu, hano ushobora kwibaza ngo se ibi ngibi hari ingaruka bifite mu mibanire y'umuryango w'abakomoka mu Rwanda cyangwa se hano mu karere? Yes, ingaruka zirahari kandi ndetse na cyane, kubera yuko uyu ni umwuka mubi wo gusenya umuryango uri kugenda waguka ndetse wamamara hano mu karere. Ni ukuvuga ngo niba umwana ari kuva hano mu Rwanda akajya mu busambanyi i Dubai, akajya ubusambanyi mu karere k'ibiyaga bigari, uwo mwuka mubi ari kugenda awukwiza. Uwo mwuka mubi uri mu gihugu cyacu ari kugenda awukwiza. Uyu munsi wa none ingo nyinshi hafi ya zose zibanye nabi kubera uyu mwuka mubi uri kugenda ukwizwa, kubera yuko wa mwana ubaho yumva gusenya umuryango ariyo ntego yiwe, nk'uko aba yakuze abitozwa. Byanga bikunda azagenda asenyere umusaza wari umaranye imyaka n'umukecuru we. Wa mwana urangije ishuri, umusore akabona nta yandi mahitamo, akaba umupfubuzi, nta kandi kazi afite cyangwa afite amahirwe yo kubona kubera politike ya leta. Ni ukuvuga ngo wa mwana icyo afite misiyo Satani amuhagurukijemo, kubera ko adashoboye kwihanganira ubwo bukene, muri ubwo bupfubuzi bwagiye gukora, icya mbere misiyo ikomeye niyo gusenya umuryango. Bivuge ngo rero n'abatuye akarere k'ibiyaga bigari bose bazabirenganiramo. Ni nayo mpamvu uyu mwuka uri kugenda ufata n'impunzi aho ziri n'abavuye mu Rwanda, babagabo bahungiye mu Bugande, babagabo bahungiye aho bahungiye hari hose. Uvuga ngo wa mwuka uragenda ukabasanga, kubera ko za ndaya zivuye hano cyangwa se ba bantu buzuyemo ya myuka mibi, barabasanga aho bari, uwo mwuka mubi bawubakwizemo. Nabo utaretse kandi nabo kubera yuko bayobotse ikinyoma, kubera ko batabasha kumva neza yuko urugo ruzima rwubakwa n'Imana. Ariyo mpamvu tubakangura yuko bantu ntago tubabwiye ngo mujye mu idini runaka, iyo urimo yigumyemo ariko uyoborwe n'ijambo ry'Imana, uyoborwe n'ukuri kwayo, kandi wubahe ndetse utinye amategeko y'Uwiteka. Nibwo uzubaka urugo ruzima, nibwo uzabaho mu buzima buzima kandi bufite intego. Bityo rero ushobora kwibaza se ko mukoze ikiganiro mu Rwanda niho hari ibyo bibazo byonyine? Nibyo, n'ahandi hose birahari, ariko twamaze kumenya yuko ibibazo byose biri mu karere k'ibiyaga bigari 99% bifite inkomoko hano mu Rwanda. Mwagiye mwumva abantu cyangwa se muzi yuko ubu ngubu mu ntwaro leta ya FPR ikoresha cyane harimo intwaro yo kurwanisha igitsina gore, bakoresha ubusambanyi haba mu buryo bwose bw'imirwanire. Mwabonye wa mugore w'umunyakenya wavuze ati njyewe murambabara ntago ari umunyakenya, ni umunyamurenge, ibyo byose ukomoka mu Rwanda. Yavuze ati njyewe umusanzu wanjye mu rugamba M23 uri kurwana, njyewe nuwo kwanduza abantu sida. Bose bakandura sida bakazapfa bishwe na sida. Wenda hari nimbona ayo majwi, na ubaye uyashaka waza kunyandikira mu gikari kuri iyo nimero guteranya 254 75 825 nkaba nayiguha ukayumva. Kimwe n'ibindi bitekerezo washaka kudusangiza cyangwa se inyunganizi kuri biganiro dukora, watwandikira kuri iyo nimero. Murakoze, reka dusenge. Uwiteka ndagushimye, habwa icyubahiro kuko wiyoboreye muri iki kiganiro. Reka Mwami Imana ubutumwa utwemereye ko dutanga bufashe kandi buramira ubwoko bwawe, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Dusengeye umuryango kugira ngo wongere udusubize ku rufatiro rwawe, wongere udusubize ku rufatiro rw'ijambo ryawe, tubashe kubana mu rukundo, tubashe kubana mu mahoro nyaguhora ku ngoma, kugira ngo Data mwiza bizadufashe no muri urugendo turimo rugana mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze kukugira neza, ngaho uyobora kandi utegeke mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange, mu izina rya Yesu Kristo.
amen. gorora byose vuba.